Ndagushimiye nanone kuba uhisemo gukomeza gukurikiranira hafi gahunda zose umuyoboro mugari wa Ragarazi Africa kuri ubu ukomeje kugenda utegura kandi ukomeje kugenda ukugeza kuri ubu. What is breaking news nibiki bikomeje kugenda bivugwa byandikwa bitangazwa kuri social media ndetse no kubitangaza makuru bitandukanye. Ariko ubwire ko umukecuru biri gukekwa ko yishwe ajugunywe mu bwiherero bw'akabari. Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka igera kuri 70 y'amavuko bikekwa ko yari yagiye kunywera mu kabari yasanzwe mu bwiherero bwako yapfuye, umurambo we ucuramye bikekwa ko yaba yishwe. Amakuru ndugukesha ikinyamakuru Umuseke avuga ko nyakwigendera asanzwe mu bwiherero bw'akabari k'Ikigage gaherereye mu mudugudu wa Rukari akagari Karwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Umwe mu bakurikiraniye hafi aya makuru yavuze ko bamenye inkuru mbi hagana saa 5 z'igicuku tariki ya 5 ukwezi k'Ugushyingo umwaka w'2025. Bagezeyo basanga yapfuye ariko uko bigaragara umurambo we ucuritse, bityo bikekwa ko ubwo bwiherero yaba yabujugunywemo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko nyirakabari ari we watanze amakuru ko mu bwiherero abonyemo umurambo w'umukecuru uri mu kigero cy'imyaka igera kuri 70 y'amavuko witwa Mukarwego Oziana. Yagize ati inzego z'umutekano n'ubuyobozi twahageze dusanga ari umukecuru umurambo we ucuritse mu bwiherero. Inzego zibishinzwe ziriko zirakora iperereza kandi umurambo wavanywe muri ubwo bwiherero. Andi makuru yizewe yamaje kumenyekana nuko nyirakabari yajyanywe kuri RIB agiye gutanga amakuru bagahita bamufunga. Reka nsoze nkubwira ko nyakwigendera yanywereye muri aka kabari ku itariki 4 Ugushyingo umwaka w'2025, ari nabwo abaturanyi be bari bamuheruka. Mu bafunzwe kandi harimo abakekwa ko basangiye nawe, gusa iperereza ku rundi ruhande rikaba rigikomeje. Reka ngushimire ko bana nanjye hano kuri Ragarazi Africa kandi mwifuze gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zose umuyoboro mugari wa Ragarazi Africa ukomeza kugenda utegura kandi ukomeza kugenda ukugezaho.